baremera umunezero tananira babiri bakundana na buryaga basangira kabisi nagahiye bagakabya inzozi mwisi biremeye urukundo rw'Imana yacu ntarondoro ko rungana rusumba izuba rusumba ukwezi kandi kuzimu rugerayo. Tatiana Tatiana, ese uri mu biki waje ukamfasha guhanagura ibi byombo? Sinakubwiye gahunda mfite. Muwamba bari yo kuko umutwe umenye nabi ntabwo umeze neza. Nako nawe wikigora ndaza kwihanagura mu kanya nyuma kuruhuka sibyo? Tati, ariko wabaye iki? Maze iminsi mbona utameze neza. Ufite ibibazo. Ese wibwira ko iyo ufite ibibazo ntabibona? Erega ndakuzi. Iyo ufite ibibazo ndabimenya. Ni ibiki? Ntacyo nkuko numva ntameze neza bisanzwe. Urabona ndagahinja kadashobora kumenya ibibazo ufite? Mbwira ibibazo ufite numve ko ari cyo nabigufashamo. Niba wanga kumbwira ibibazo ufite ndi nyoko urumva n'abankumariye iki? Mbwira sha, mbwira mwana wanjye. Okay. Mana kubeshya ndimo gutekereza Malvin. Ndashaka gufata icyemezo cyo kumukatira burundu. Ako nyine nari maze gutangira kumukunda. Ese nibyo mama? Ayiwe. Ahubwo kuri jye. Ni inkuru nziza y'umunsi. Urabizi neza ko ntigeze nkunda uriya muhungu. Yewe nigeze nanjyamo na gato pe. Ariko uracyari muto ihangane. Ariko ntago mbyumva. Umuhungu nkuriya agutesha umutwe gute koko? Ku buryo umara iyi minsi ingana gutyo utarya, utavuga, umukobwa nkawe nta soni. Nari nanze kubikubwira kuko n'ubundi ndabizi yuko udasanzwe umukunda. Aha. Hahandi narahimutse ntago ntihakorera. Ariko nuhagera uzamuke gato nyine ni ruguru yaho. Hanyuma umugire nyine nuhagera. Ndahita nkurangira ni hafi yaho gutyo nyine. Hoya. Urahorana? Sister bitese. Meze neza. Ruguru yaho. Bomba baruka buduhaye akanya gato y'imiki 5 niba bishoboka. Ndavuze ngicaraho. Ufite ubuhe burenganzira wowe bwo kuza mu iduka ryanjye ugasohora umukozi wa nyuma nasohoka ajya hasi? Uri igice aha ngaho uri igice? Kubyo ushaka ndavuze waduhaye iminota ingahe? Ni soni. Akora n'ubundi wagicisha amazi. Wahagirika kwiremereza gutyo. Ntabwo uzi ko ubuzima bw'isi ari gatebe gatoki. Hakubura wibyimije wigize umuntu wahatari
urumva se urumva uremereyemo iki se kano kanya ndakubaza uremereyemo iki kano kanya Malvin uzi n'ikindi nsohokera mu iduka Siga kunsohora gutyo Malvin ndakwinginze ngo nsohokera mu iduka none aha nsohokera mu iduka reka kunsunika rero wiza kunsuzugura mu iduka ryanjye ndakwinginze Malvin ntukansuzugure ngo ushake no kuza kunsuzugura iri wanje ndagusabye nsohokera mu iduka none aha ngiye ibintu bitaraba nabi aha ni iwanjye nta burenganzira uhafite sohora neza gusura nawe sohokera nire sohoka akasubundi urabona wanteruka nshobora uje gukora iki ahangaha wana nteruka nshobora wowe nakubaza none ahangaha ndavuze gusubuka igihe wampereye nta soni Naomi ndakwinginze nako wa mungani iminota 5 usohoke ngiye manze mvuga n'inguyu soni merci ubona uri igiki ubundi ubona uri igiki ku buryo ngiye ufite uburenganzira bwo kuzanga mu iduka rye kunsuzwa ndakwinginze mbabara tutiha abantu ibyo twapfuye byose turabizi ndakuzi hagije sohokera mu iduka nonaha niko bizi bumvugisha amagambo menshi aka kaduka je kusutiye mu kariso kwitu ntazi byari byo niko kamaze kutuma nyine ugira nk'umuntu wa danje akaduka ugira nk'umuntu hatari hano akaduka ndabyemera akaduka ahubwo se nkongereremo mbira rw'amafaranga y'inkongereremo nkomeze kuba kandi ikindi bana umva ndagusabye please ndagusabye Malvin ndagusabye mfata wimfata ndagusabye nanjye please nyumva ndagusabye mbabarira sibyo umbabarire twe kwiha abantu ntago ari ngombwa ko abantu bamenye ibyo ngiye nawe dupfa sibyo usohoke muri iri duka niba ari akaduka nta gishoro cyawe kirimo akawe kari hehe akawe kari akaduka kawe ikintu musabye birashira nari naramwemera ariko ndumva mwihorero uzabona abandi abahungu beza kandi b'imfura barahari ni benshi ahubwo byuko uzumfashe guhanagura ariya masahani nakererewe nari nzi yuko ugiye guhita uzana sujeta jina nanone ariko ari byiza ubwo utakibivugaho nibura wasanga ubwo utangiye kumenya yuko ari njye ufite uruhare runini mu kwihitiramo umuntu tuzabana bitari ngombwa yuko ngendera kuri wowe cyangwa ngo kuko undi umuntu nanjye ngomba kumukunda iyo dosiye ya tajino ntitwamaze kuyifunga kuva Mukaneza yambwira narumvise ntabwo nifuza ko ibibazo afite nawe wabigira cyane ko numvise ko ibyo urimo umbwira bimeze nkabyo neza gusa iyo uza kumukunda kuri jye byari kuba nk'amata by'aya mavuta ariko kandi nanone amahitamo n'ayawe nta kundi ako mama hari ikintu utajya umbwira neza amata abyaye amavuta nikibona kuri tajino kidasanzwe ku bandi basore ku buryo uhora umushishikariza ko twashakana ariko twumvikanye ko ibyo bintu tutazongera kubivuga iyo mbaza ibya tajino mbere banarabikubwiye ubu rero suje ya tajino twarayifunze ahubwo ako reka tuyivuge birangirire kimwe umbwire iyo mpamvu nyine idasanzwe ubona atameze nk'abandi bahungu yarangiye ntacyo twayivugaho ahubwo ngwino ujye guhanagura ariya masahani igenda agiye sibyo se ariko twari kubivugaho da bidafite icyo bigutwaye akundi bondereka nibaza wibwiye ko aya mafaranga aho wakuye se ntahazi erega bureka mubwira ikintu kimwe ikintu cyatumye urumva ngiye ntabasha no gufata gahunda zo gukundana nawe nk'umugore n'umugabo nuko nanzi nyine ko uburayi ufite utabureka amafaranga se wasitayeho ubu ufite hano urwitano wowe usitayeho
Abanyiza ukaza wigize umuntu wa danje wibyimbije hano uribyimbye se kurinda. Ntuzanyibyimbeho ngiye urumva? Soni. Uzaho bigeze. Nyene umaze kunshyushya mu mutwe. Umaze kunshyushya mu mutwe. Ndakwinginze ngo sohoka hanga cyangwa mugaye polisi ibintu bibi. Kwanza sohoka. Malvin sohoka. Ndekubari kundekura. Malvin sohoka none hanga. Okay. Sohoka ndakwinginze ngo sohoka. Sohoka mu iduka none. Ndakwinginze ngo tuze. Umva tuze. Ntazi ijyanye na nisohotse. Kwanza, okay. Umagara polisi ndi ushaka. Okay. Niba udashaka ibintu biba bibi bikabirebire tukabigira binini. Sohokera mu iduka. Twakomeje gutongana nkayangira mu. Ariko nari igihe n'ikintu cyanzanye. Ikintu cyari cyanzanye hano rero. Nagaruka kugura imyenda akunda abona akashanisha zigenda. Ikintu cyari cyanzanye hano nari nje kugira ngo wasohotse. Ndashaka ngo intebe. Amagambo sivuga ni mu rugo. Urukumva? Nari muzana amafaranga. Intebe zanjye zigaruka kandi saa 10:10 n'ingahe. Ubu ngaruriye intebe zanjye. Malvin. Ubundi it's me. Makumyabiri Malvin ni umuntu w'imbwa kagasuzugura bene aka kageni 30 ubundi se baruzuye ngo ngenzane intebe iwawe wambwawe yinuza mbigusa ngenzane intebe iwawe ntazo nzazana ngerana ntazo nzazana ubimenye 20 30 40 Malvin uri umuntu w'imbwa mbega agasuzuguro k'imbwa 60 Malvin nkufashe noneho ubundi se ngeze kuri kangahe uza kupfaho kugira ngo mumenye ntacyo ariko nzana intebe mbega agasuzuguro nawe wari uhari amafaranga yose sinayo nabwira yagenze bite ndabona ari menshi Malvin ikintu aya mafaranga yose yaraje kuyo nangahe yambarira uyambwire menshi ashobora kuba agira nko muri miliyoni
amafaranga kandi ukaba ubabaye nza nayo nduyicariye aho girira nakuri man Urizi ko baguhaye amafaranga kandi ukaba ukomeje kurakara. Naomi Nchogozi Debo, bite ko mbona usa nkaho ufite ubwoba? Hari ikibazo? Nta kibazo. Okay. Nabonaga usa nkaho nyine none se ya tasi nasize yanegeye. Ngiye kuyoza. Okay, nta kibazo. Noneho unshiremo kandi ikindi cyayi kinzanira muri biro, sibyo? Yego ndaje nyizana. Okay, koze. Yes, come in. Thank you. Why did you go to your way? Let's go. I won't from Mobile. Igera nkubwira. Wikira ubwoba humura. Humura nta kibazo Debora. Papa Daniel amashaka iki? Nyine ari cyo nshaka kubwira sibyo? Nyine yegera ntugira ubwoba. Ni wowe rukundo nari ntegereje uzahora uri ibyishimo byanjye Jani ndagukunda